nde? Chingi James. Chingi? Ariko uyu munya Chingi James. Hari akaririmbo ke uzi? Hari indirimbo ye numvishije. Nyikubwire. Kanze nyikubwire. Vuga. Karacitse? Mvuge. Ngo byanje mo mwibanamo mitani yemeza kugukunda noneho ngaho bimenye rero njyewe iyo ndirimbo impamvu nayikunze niyo nabonye abasambane njyarana n'abo bana. Brando 99 official. Ese mama wiriwe? Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Ko wicaye ku muhanda se n'abana bimeze bite? Ku muhanda nicaye nagiye guca inshuro na uyu mubyeyi wahaye yamaye akazi nagiye guhigira abana nagiye guca inshuro nje kumwishyuza udufaranga ngo mahire abana none ndikumva nshaka n'akagwa nayama ndinywera. Mbese ubwo n'urwarwa abana bararya gute? Nabo banywa urwarwa? Abana nabo ndabahaga bakinywera nabona n'agafungo k'utujumba tukavanga nuko baba banyweye n'akagwa tukiryamira. Ubwo uwo mwana uteruye afite imyaka ingahe? Ko afite amezi 5. Uriya se? Uriya afite imyaka 2. Uriya we ni mukuru. Nawe umuha urwarwa? Bose ndabaha yaba uwoneruye yaba uriya bose ndabaha bakinywera none ko ari byo bidutunze. Ese urwarwa rwatunga umuntu nawe tubwire ushyire mu gaciro. None se nimba nakoreye 700 nkagwa urwarwa rwa 200 nkagura n'utujumba nuko tukavangitiranya iyo basamye kurwarwa bakajya no kutujumba barasinzira. Ubu ni waba uri kwica uburenganzira bw'abana? Umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kunywa inzoga. None se ko ariko tubayeho ubwo nuko n'Imana izajya ibadukurira. Ahubwo se rwoba wabonye amafaranga yo kurugura? Amafaranga ngenda nkaca inshuro cyangwa nkanasabira hari n'igihe njya no kuyasabiriza bakamba. Gusaba biracyabaho? Inaha turasaba ntabwo nsabiriza nk'umuntu wacitse amaboko ariko nk'ubu nshobora kuza kwa mabuja hano nkamubwira akanyihera 100 nkigendera nkinywera n'ako kagwa nkabona uko ndyama muri kiriya gihuru ntahama. Rero turi abanyamakuru bo kuri Brando 99 official, twifuje kuganira nawe kugira ngo tuganirize ubuzima ubayemo, nyine icyo wumva leta yagufasha, imbogamizi uhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ikinyamakuru cyacu wacyumvishe? Subiramo numve. Brando 99 official. Brando 99 official. Yego. Nabyumvishe. Ni ikinyamakuru gikorera online kuri YouTube. Online kuri YouTube. Ufite telefone? Nayo ngi. Ese muri make ukorera wazayiguze? Ubu se urambwira ngo nagura telefone nkorera amafaranga 700 ku munsi mfite abana 5 ubwo nazabona telefone gute? Ufite abana 5? Nese ndi kubona 2, umwe afite imyaka 2 undi afite amezi 5. Umukuru angana gute? Umukuru afite imyaka 8 umukurikiye afite 5 ariko ntago mba nzi aho bari ubu bagiye bagenda imisozi gutyo duhura bwije njyana bamfite. None se hano tugusanze niho uba cyangwa naho uba waje gushakira ubuzima? Ahangaha nari naje gushakiraho ubuzima, umubyeyi waho yari yamaye akazi niwe naje gushaka none ndanamubuze ubu ukuntu ndararaho ntabwo mbizi. Nese wifuza iki wifuza kugira ngo ubuzima bwawe bube bwahinduka? Uzi ikintu nifuza? Nk'ubu wenda wama ahantu ho kuba ntabwo mfite aho mba nirarira mu gihuru aho mbonye hose ndiryamira n'abana nta nzu ngira hose mpfa kwigangikira. N'abana 5 bawe? Abana 3 baragenda aho barara simazi tuhurira mu muhanda gutyo ntabwo mfite aho kuba. None se nta abo mwawo babyaranye byagenze gute umugabo? Wa munyamakuru we rero namwe mugeraho mukabaza n'ibyo muzi. Abasambane bo muri iyi minsi baheruka bagutera inda bakigendera nta nubwo mbamenye.
none se ubwo ngubwo abana 5 bose ushatse kuvuga ko buri mwana afite se ukwe utanazi? yewe umwana afite se ukwe ntago mbizi mbega ubwo mba nashushe nkumva byagenze utyo. Nta n'umwe ubemera, nta n'umwe wemera umwana yabyaye? nawe Mbese wifuza iki kugira ngo ibyo bihinduke? ikintu nifuza kugira ngo ibi bihinduke, mbonye aho kuba nkareka kwigwa nzenguruka ndaraguzwa mu bihuru, nkabona aho kurara. Abana banjye mbona bagira ubuzima kuko singira n'aho neka, singira aho neka, niyo nakorera ibyo guteka singira aho kubiteka, ubwo bikanca intege ahubwo nayabona mwinywera akagwa wagira umuvandimwe. Ariko uyu muvandimwe wakunda kuniza agasafuriya iyo nabibonye nkateka bakarya nkahita nigendera, ubwo ambona ikiribohe. Ubwo iyo atagukije bigenda gute? ubwo iyo atanije nyine turaburara, cyangwa se nkabona abaho aka kana niko kajya kanikajya, nkabona bagaha ibiryo kakarya, ubundi tukajya kwigangikira aho tubonye. nabwira ko nadafite aho kugangira. Birababaje cyane. None se mama, nk'ubu ubonye umugiraneza uguha inzu ukabamo, wabasha gukorera amafaranga? Amafaranga nayakorera yewe gajya ganagwira kubera naba mfite inzu ntahamo, kuko barambwira ngo nkodeshe nkayabura, nayabura bigatuma nibera aho mbonye hose. Ariko mfite inzu yanjye nakihangana, nasaba n'Imana ariko ikamfasha nkayicaramo nishimye, kuko kubaho mbayeho gutya bituma utana umutwe ugatekereza ibintu byinshi bikagucanga, nuko ugahinduka. None se nk'ubu iyo imvura iguye ubigenza gute? Imvura iyo iguye njyaga ku mabaraza n'abana ndeba ahantu bubatse inzu y'igitwe, nkaba ariho niryamira, ariko ncungana no kugira ngo nihitamo ite ngenda, hariho uwagutema ngo uri umujura kandi utiba. Iyo imvura ihise mpita mfatiraho None nkagenda. se iki kibazo cyawe hari ubuyobozi wakigejejeho, babe bazi ko udafite aho uba hanze kandi ufite n'abana, uburenganzira bw'abana bugomba wa munyamakuru, ubuyobozi nimba hari n'ubujiji tugira mu mutwe ntabwo njya mbibwira, babona nigendera. Nese uburenganzira bw'umwana urabuzi? Umwana afite uburenganzira bwo kurya, kwiga, mu bijyanye n'ishuri. Abana bawe ko umbwiye ko umukuru afite imyaka 8 yatangiye ishuri? Uburenganzira bwo kujya no kwiga, uburenganzira bwo kujya. Iyo nabonye agafungo k'ibijumba barajya, nabona akagwa tugasomeza tukiryamira aho tubonye, si uburenganzira tuba bufite. None se ubwo urwagwa ya mafaranga ugura akarwa nta kuntu wajya uyagura byibura agafu k'igikoma, ugatira wamugira neza agasafuriya nk'uko wabimbwiye, ukabatekera igikoma? Abana banjye ntabwo banywa igikoma, ntabwo igikoma nyizi. N'uwo w'uruhinja atunzwe n'amashereka gusa? Atunzwe n'amashereka, rero iyo nasomye n'akagwa aranywa nyine akijuta, si urebe uko ameze? Ameze neza, ariko ntago yaba ameze neza nk'umwana urya akanywa akarara ahantu heza. Ubwo nyine byaramwihisha, ariko Imana nibishaka nawe arajya anywa ibyo bikoma mumbwira, cyangwa arare heza. Ariko naho turara dushimira Imana ko turiho se. Ariko n'ubundi ntacyo ubaye. Ntacyo mbaye. None se aka kanya nk'ubu ugiriwe amahirwe yo kugera aho Perezida wa Repubulika ari, ni iki wamusaba? Perezida wa Repubulika yewe numva ngo yakoreye abandi byiza kandi byinshi, nanjye ngize amahirwe nkagira amahirwe nkamubona namubaza ikibazo kimwe. Dore ukuntu namubaza rero, wa munyamakuru, namanza nkamushimira ibintu akorera abandi byose, narangiza nkamubwira ati nanjye unsesekazeho, umvane kurara mu kinani umaho kuba. Nuko nkamushimira, ariko ngo abandi abakorera byiza, ariko ntabwo ajya agera inaha. Ntabwo ajya ahagera? Ntabwo tumuzi.
ariko izina rye ryo turarizi. Yitwa nde? Yitwa Paul Kagame. Niko akitwa se? Ndabizi ngo niko akitwa, none yitwa nde? Yitwa gutyo nk'uko wabivuze. Yego. Ubwo aracyabaho? Ariho. Ntabwo ujya wumva radiyo se? Ni amaradiyo njye nayo ngira, nta naho nabungira ngo numve iradiyo. None se ko wabibereye aho ngaho, njye nigwa ngenda mu muhanda, iradiyo nayikuraho ngo numve? Birumvikana. Rero ni ugukanguka ukegera ubuyobozi ukabagezaho ikibazo cyawe ukareba ko hari icyo bagikoraho. Nzahera hese munyamakuru. None se ntabwo aho uri, ni ukuvuga ko mu mudugudu utuyemo aho ngaho igihuru ubamo kiri, ntabwo ubuyobozi bwaho buzi ko hari umuntu udafite aho arara? Nimba babizi, nimba batabizi ntabwo mbizi, ntabwo njya mbona hari abantu. Cyangwa nawe uri mu nzererezi? Ntabwo mbizi nimba mu nzererezi, ubwo icyiciro mpagarariyemo ntabwo nyizi. Rero ugomba kubikurikirana ukarengera byibura n'abo bana. Ndetse ni uko wavuze ko utazi abaguteye inda, wakabavuze bagakurikiranwa, uburenganzira bw'abana bukubahirizwa. Bakurikirana mu biki munyamakuru? Bakamenya abana babyaye bakabitaho, bakagufasha kubarera, kuko wowe ikigaragara nta bushobozi ufite. Kuraga umuntu mwabyaranye ni ikosa. Ahubwo si uba ubazi? Ntabwo mbazi, ariko niyo nabamenya ntabwo nabavuga. Kirazira kirazira mu buzima. Kirazira. Cyakoze baba bagiriye impuhwe. None se nimba barakubyajije umwana ntibamwiteho, ubwo wajya kwiga uri kwiruka? Ariko munyamakuru, uburana saba yabuze icyo akora. Oya, ariko iyo uri kuburanira uburenganzira bwawe ntabwo wabuze icyo ukora. Reba ukuntu mbayeho, nihe no kwigwa niruka ngo ndi kuburana. None se ko mbona ukiri muto ufite abana 5, mu by'ukuri ubwo ngubwo bizarangira ubyaye nk'abana bangahe? None se icyago cyafatiye habi ubushuhe ni bwinshi, ariko ubu ntabwo. Icyago cyafatiye habi ubushuhe ni bwinshi, ariko ntabwo nzongera kubyara abandi, ndamanza nkuze abangaba. Nibamara gukura nanjye nzaba nshaje, nuko twicare hamwe, icyo Imana yagennye aricyo kiri. Bizaba byarakemutse. Yego. None se ujya wumva radiyo iyo wagize amahirwe cyangwa ukumva hari abaganira bavuga ku bintu biba biri mu gihugu, amakuru agezweho? Yewe nabibwirwa n'iki ko nigwa ngenda gutyo, iyo nari mu muhanda mba ndi mu murima, amaradiyo ntabwo nayabona ngo numve. None se kankubaze, Minisitiri w'ubuzima yitwa nde? Nguki w'ubuzima? Ubwo wowe mumbwire ko ari mwebwe mwize urambaza nk'ibyo byose, nabibwirwa n'iki? Ntabwo umuzi? Ntabwo muzi. Ubwo icyo kirakunaniye. Ikindi kibazo, mu Rwanda dufite uturere tungahe? Uturere? Mbaye nkako. Ariko rero nawe waje ushaka no kungondoza. Ubu ko ndeba uri kubona namenya uturere, ahari ni 7. Uturere tw'u Rwanda? Tekereza neza wowe. 7? Oya. Tungahe? Ni 7 se? Yewe wa munyamakuru, uri kunyereza n'inzara yanyikiye, ibyo by'uburere ukiga uri kumbaza. Mana we, ahari 7? Reka nze nkubwire. Ndatumenye ni 15. Koko? Kandi ntumakanye. Nimba ushaka kumakanya utumbwire warize. Uturere tugize u Rwanda ni 30. Utwo twose se? Ko numvishe ngo u Rwanda rugarukiye i Kigali se? Ubwo i Kigali numva ari hirya, aha ngaha nzajya gushakayo Kagame. Niho uturere 30? Oya, Kigali nayo ni intara. Intara? Ariko ntabwo Kigali ntabwo u Rwanda ariho rugarukiye. Narenze ko ariho rugarukiye. Ubundi ufite imyaka ingahe? Njyewe
aha yewe mfite ubu si imyaka ndayizi reka njye mfite imyaka ingahe ubu ariko ubu wowe undebye ntiwamenya imyaka mfite njye ndabona uri muto cyane ufite wenda nka 30. 30? Wenda se shyiraho iyindi wenda mfite nka 40. Nka 40? Yewe ndashaje. Aha, ubwo byakunaniye, uturere twakunaniye none ntabwo se si 15. oya neza uraduhamya nka 15. Yewe ni 15. tekereza ariko buriya neza mba nanyweye kugwaho nabwita n'umenya iyo wanyweye ku kagu utekereza neza. Naho se mu Rwanda dufite intara zingahe? intara se bagosora y'ibishyimbo? oya intara z'u Rwanda. ariko se wa munyamakuru namwe murasetsa mwibaza muzi n'ibisubizo uturere twananiye intara ndazimenya ntago wazimenya noye ndazimenya uba wibereye muri shuguru uri gushakira abana mba ndi ubuzima. kwishakira icyambeshaho ndi kugenda nihigira ibyo by'intara nimwigwe murambaza. ariko hari umuntu hari ahirya wambwiye utari watugeraho yambwiye ngo uzi no kuririmba ngo ukunda abahanzi cyane. Mu Rwanda ni nk'uwuhe muhanzi uzi? bariya baririmba bavuga mu maradiyo ndamuzi. ende umuntu ninde ndabazi uzi uwo numva ngo ni Kingi James umuntu usatuye no ku menyo yitwa nde? Kingi James. Kingi? ariko uyu Kingi James hari akaririmbo ke uzi? hari indirimbo ye numvishije nyikubwire kanze nyikubwire hari indirimbo yo avuga indi vuga karacitse mvuge indirimbo ngo byanjemo mwibonamo mitaniyemeza kugukunda noneho ngaho bimenye muri nge nuko igitekerezo cyanjemo ayiwe shenge nuko igitekerezo cyanjemo. ubwo rero njyewe iyo ndirimbo impamvu nayikunze niyo nabonye abasambane njyana n'abo bana mpita nk'abaririmbira nuko uwo muhanzi bagahita bemera. naramubuze ngo mubwire ko mukunda arebe icyo yamfashe. naramubuze nta kandi karirimbo ke uzi? akandi karirimbo ke nzi akandi karirimbo ka Kingi James nzi ngo araririmba ya ndirimbo yo mu Bakiga ngo ganyobwa iwe naka aye ganyobwa barungi arira aye nyobwa barungi twabivuganyeho bambe aye twabigiyemo inama aye nyobwa barungi dore twanyoye n'ibindi byinshi ubwo iyo Kingi James umubonye ni nk'iki wamubwira? Kingi James ubwo wa munyamakuru uzamumbwire ngo hari umudamu ngo ugushaka ndamukunda uzamumbarize nimba nkunda ahubwo umubonye nyine umubonye wowe imbona nkubone niki wamusaba? none se uri kumumbaza ngo uzamuzane nje nzabi bizamugeraho ubu ngubu ari kukumva azamfashe nzaze tubyinane wowe nawe byonyine gusa maze tukabyinana we akagira n'icyo amfasha ariko akamfasha kurara mu bihuru wenda yanyunganira ukavamo kandi ndamukunda uzamumbwire akandi karirimbo ke kamwe dusoza n'iyi mesaje narari mugezeho akandi karirimbo keye akunda ko mwibagiwe ra indirimbo y'abageni yanasezeranye ariko Kingi James se yarasezeranye afite umwari sinamubonye iyo ndirimbo ndayibagiwe uzamubwira ko mukunda nuko nyibagiwe kandi nari nyizi ubwo byancana ariko wasomye ku kagwa nahita
uzamubwire azaze. azaze King James ndamukunda. muririmbire indirimbo ye urumva ukunda ku buryo nawe ari buyibone bikamushimisha. Nta kibazo nubwo wakongera ukasubiramo imwe uzi ukunda ku buryo turi bukamwoherereze akabyumva nawe akagira icyo abikoraho. Kukwiharira biranze none ndarira yo kwarika mu rukundo ni parapara parapara ariko bafite n'akajwi keza ntabwo ameze nkatwe twanyweye urwagwa. Uzamubwira azanzanira amata. Ukunda amata? Nuko nabuze inka mburaga n'ahantu navumba ese n'amata. ko perezida yatanze gira inka munyarwanda weho ntago yakugezeho? Ntago yangezeho ese ariko yari kubahe udafite aho nimbona aho kubizaza uzabwira King James azaze andemere akuremere kandi uzamubwira ngo yanakuremera. ndamukunda. Ugira telefone se? Nese ubwo ashatse nko kuguhamagara kugira ngo akuremere cyangwa se n'undi muntu waba ushaka kugufasha yagufasha gute? Uri umunyamakuru bazagutume bagutuma kandi uri umuntu mwiza. Uranyizeye se ko aribwo bwa mbere umbonye buriya tutongeye guhura? Nahise nkukunda rero n'utunywa. Nahise nkukunda umuntu ushaka kundemera rwose aguhaye kandi wanzanira. Si wanzanira cyane ahubwo biragusaba wenda kuzashaka nimero nka hano watubwiye ngo ni kwa mabuja wawe nka nimero ye tukayishyiraho noneho uwakenera kugufasha cyangwa se kukubona kuri telefone akaba yaguhamagara. None se akimuhana ko kazi imvura ihise ubu se njya kuzisaba nziguhe? uri buze kuziduha tuzazishyira hasi mu kiganiro. Uzamfasha? Nzabikora rwose. Imana iguha umugisha munyamakuru we. Kandi ubu ko nabonanye nawe uzi navuka ko ariho nabona n'abanyamakuru. Nibwo bwa mbere? Nibwo bwa mbere. Uzanjyana i Kigali ariko? Kigali? Uzajyayo ugiye no kureba King James? King James uzamumbwira umurabonanaga? Uramuzi? Mubonaga ku bishusho nkamukunda arabyina akizunguza. Hari igihe ncika umwanya nkagenda nkajya mu gasatire nkabona ukuntu ari kuririmba. Iyo nifitiye ijana ndababwira ngo nimunciremo ngo hajyande King James amaze akabyina maze aravuga ngo twabivuganye bambe ngo twabigiyemo inama maze ukawukata koko nawe. Yagera muri parapara rero umuntu arigendeba n'amatara nkumva nakirarirayo. Ubwo si icyo gihe ubu abana baba bari hehe? Uyu mwana abandi bana n'uwo bariya ntago mbabonaga rimwe na rimwe mba nibereye n'uyu na wa wundi nakubwiye nawe yirukatse buriya sinzi ugiye kumuha akajumba aragura. Rero wakoze kubana natwe, wakoze kwemera kutuganiriza. Baturangiye aho uba turavuga ngo reka tuhagere tukuganirize tumenye ubuzima ubayemo, niba hari n'icyo twakora twagufasha wenda tuzagaruka tuje kureba ko ubuzima bwahindutse. Wakoze rero kutuganiriza. None se muragiye mutamaye n'inzoga ugwagwa bwonyine se nibwo ushaka? None ugwagwa wenda n'udufungo tw'utujumba wenda tubiri. Ntabwo nkoreye amafaranga menshi nayo nkoreye ninywera akagwa nkirira n'ibijumba. Arega ubuzima umuntu ababona nta kigenda utagira aho kuba no kujya neza nta kigenda. Rero wakoze kubana natwe ubwo twahuye mu kanya birakemuka. Nubwo rwaba uri burugure n'utwo tujumba uri butubone. Hari ikibazo? Nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Uzambwira King James. Yego King James. Ngo ndamukunda. Imana ijya iguma imwongerere kubyinira abantu. Kandi nawe Imana iguha umugisha igufashe. Urakoze urakaramba.